Nitwa Ishimwe David, ndi umusore w'imyaka 23, nkaba ngiye kubabwira ubuhamya bw'ukuntu muka data yansabye ko twaryamana, nuko nanjye kubera ubugoryi, niba nabyita ubugoryi niba ari ubujiji simbizi, nkaza gushiduka nguye muri uwo mutego tukaryamana. Nuko nyuma yo kuryamana rero niho ibibazo navuga natangiye guhura nabyo, kugeza ubwo bindenze ndavuga nti reka nze hano kuri cano mbaho ubuhamya bwanjye, ariko munangira inama kubera ko ndaremerewe, nkeneye ko mungira inama. Mu buzima busanzwe nakuriye mu muryango wifashije, ninjye mwana w'imfura nkakurikirwa na murumuna wanjye. Twakuriye mu muryango wifashije, mama icyo gihe yari ataritaba Imana. Twakuze tubona icyo dushaka cyose, tugenda ku ishuri n'imodoka. Papa wacu yari umunyabizinesi kandi rwose afite amafaranga menshi pe. Ubwo nari maze kugera mu wa kane pirimeri, mama yaje kwitaba Imana akoze impanuka y'imodoka. Ubwo yari atwaye agongana n'igikamyo, mama aza kwitaba Imana. Amaze kwitaba Imana, twasigaye twenyine. Urumva nigaga mu wa kane pirimeri, papa aratubwira uti ntabwo yashaka umugore kuko yabonye ba mukasi batarera abana neza. Icyo gihe papa yadushakiye abakozi babiri kugira ngo tubashe kwitabwaho neza uko bikwiriye, umukozi w'umuhungu n'umukozi w'umukobwa. Mu by'ukuri nubwo mama yari yamaze kwitaba Imana tukamubura mu buzima bwacu, ariko papa yakoze ibishoboka byose aturera neza, turakura. Igihe kiragera nza kujya kwiga muri segonderi, rwose ubuzima burakomeza bugenda neza. Ubwo nari ndangije segonderi ntegereje kujya kwiga universite, natangiye kujya mbona papa adakwiriye gusaza wenyine. Nibwo naje kwicaza papa umunsi umwe ndamuganiriza, ndamubwira nti ariko papa, kubona utangiye gukura, utangiye gusaza, washatse umugore basi ugusazisha, we gusaza wenyine ufite irungu, basi nawe ugasaza wishimye. Gusa impamvu papa nabimugiragamo inama, yaramaze igihe tumusanzemo indwara ya diyabete kandi iri ku rwego rwo hejuru, ku buryo twabonaga n'ubundi isaha n'isaha umubyeyi wanjye ashobora kwitaba Imana. Nkumva umubyeyi wanjye rero nta mpamvu y'uko iminsi ye y'ubukure ya nyuma yayibamo wenyine. Icyo gihe nabiganirije papa, papa arambwira uti rero bana banjye, nanjye ibyo bintu nayo ndi kubitekerezaho, hari umukobwa mfite muri iyi minsi turi gukundana, ariko twari tutarabyanzura, ariko ubwo noneho namwe mu binyifuriza ndumva bikwiriye. Icyo gihe twabwiye papa uti guhera njye na murumuna wanjye, turamubwira ati rero papa, numara gushaka umugore twe tuzahita twigira gato, n'ubundi tumaze gukura turi abasore, tugusigane n'umugore wisazire neza. Papa ati reka reka, nta mpamvu yo kugira ngo munjye kure, nimwe muryango wanjye nsigaranye, mugomba kuguma ahangaha, ntabwo mugomba kunjya kure. Ibintu nk'ibyo nyine. Igihe cyarageze, papa atubwira ko araza kutuzanira umukunzi we tukamubona. Twari dufite amatsiko twese. Hari ku cyumweru nibwo twagiye tubona papa atuzaniye umukobwa mu rugo bagiye kubana, ariko nkibona umukobwa ndumirwa. Urabona abantu bakobwa, kanguha urugero nka Yoroda Queen. Umugore papa yatuzaniye niko yari ameze. Umugore w'ikizungerezi mwiza, ufite ikibuno. Mwa bantu nyereka mbabwire, burya baca umugani mu Kinyarwanda ngo abagira inkwi barya ibihiye. Nanjye ubwanjye uwo mukobwa ntabwo nari bumwigondere. Mwiza kuko. Gusa nkimubona nahise mvuga nti uyu mugore ntabwo yaba akunda papa. Namukurikiyeho amafaranga dore ko papa yafite. Twaramuganirije turamenyana, nyuma arataha. Ariko twese tugira impungenge. Tuganiriza Vie, turamubwira se Vie bare, uyu mugore koko baragukunda cyangwa gukurikiyeho imitungo? Papa ati rero ibyo njye ntabwo mbizi, gusa icyo ikosa ntakora
ntabwo nzasezerana nawe ivangamutungo. Niko papa yatubwiye. Ati kuko imitungo yanjye navunikiye nakobokeye ni iyanyu nk'abana banjye, ntabwo rero natuma umugore andusha ubwenge. Ati gusa ndamukunda kandi nanjye ndumva nifuza kubana n'umuntu nkunda. Mbo igihe cyarageze, wa mugore aza kuba mu rugo, ariko mu kuza kuba mu rugo yari atarasezerana na papa. Sinzi uwo mugore ngo yari umudivorce, hari ibipapuro rero byiba byari bitararangira, ubwo aba yibaniye na papa muri ubwo buryo. Ubwo njyewe nari narangije kwiga segonderi, nirirwa mu rugo ntarajya kwiga kaminuza. Naba ntari mu rugo nkaba ndi muri bizinesi ya papa nyine y'ubucuruzi. Murumuna wanjye nawe we yarigaga ndetse yigaga abayo, ni ukuvuga ngo mu rugo ninjye wakundaga kuba mpari n'uwo mugore wa papa. Mwa bantu mwe rero, umugore aza mu rugo, ariko njye namureba nkabona asa nk'abasireye kwini kabisa, nkabona ni nk'ikiryabarezi. Bibaza umugore utaratinyaga kwambara ikariso yonyine muri salo kandi nicaye aho ngaho mu ntebe. Gusa nanjye nakireba, nareba ikibero, nareba ikibuno, nkavuga nti cyokoza aha ngaha papa rwose agiye ahubwo kwisazura. Iminsi yarakomeje iricuma, tubona wa mugore n'umwana mwiza nta kibazo, ariko atangira kugenda anyigiraho inshuti cyane. Nkabibona pe, ariko nkavuga ni ahari nyine akunda kwisanzura cyangwa se arifuza ko tumenyana cyane birushijeho. Twaragiye tuba inshuti nk'uko yabiharaniye, turamenyerana, dutangira gukururana, tukajya dusangira inzoga. Twaragiye tuba inshuti pe, ndetse ubushuti bwacu papa yaranabwishimiye cyane. Gusa yari umugore ukiri mutoya, yari afite imyaka 30 kugeza ubu. Urumva nyine n'umugore muto pe. Uwo mugore rero, ahantu natangiye kubona ko ibintu bye atari shyashya, nari ndi mu cyumba, papa nta wari uhari, yaramaze ibyumweru 2 yaragiye i Nairobi. Nari ndi mu cyumba rero, kumwe umuntu aba yaryamiriye. Ubundi narabyukaga uwo mugore tugasangira breakfast. Nari ndi mu cyumba, umugore nibwo nagiye kubona mbona aje mu cyumba cyanjye, afite iparato iriho icyayi. Yari yambaye bene buno bwenda bararana, abagore bararana, kagufiya ndetse kabonerana. Ubwo njyewe nari ndyamye mu buriri, ntabwo namenye n'igihe yinjiriye mu cyumba. Nari natinze kuryama, nari naraye ndi mu kazi, nari naryamye ntinze. Nagiye kumva numva unkangura ubwo nari ndi mu cyumba. Mu gukanguka nakubiswe n'inkuba ndebye uburyo umugore wa papa yambaye. Ni ukuvuga ngo naramurebaga nkibonera ibibero, nkibonera ibiguru, nkibonera ibibere, kubera akantu yari yambaye k'agakanzu kagufiya kabonerana, n'utwenda just umugore yambara ari kumwe n'umugabo we. Nkangutse naramurebye nkubitwa n'inkuba, ndebye ku meza yo mu cyumba mbona yanzaniye agacyayi. Ubwo yarankanguye arambwira ati Jacques ngo good morning, nafite ukuntu ivugishwa icyongereza neza, ndamubwira ni morning. Arambwira ati nagutegereje ngo dusangire breakfast, mbonye utinze mpitamo kwizana hano mu cyumba. Ati byuka tunywe icyayi. Bro, mani noneho umugore wa vie ubu mwubaha pe, nabuze ahantu muhera amubwira ngo ugenda ujye kwambara. Ariko nareba ukuntu yambaye, nkavuga se ubu papa tuguyeho uyu mugore yambaye ubusa ari mu cyumba cyanjye yakeka iki? Ariko nanone kubera kwa kumwubaha nk'umugore wa so, kumutinya, mbura aho mbihera. Narabyutse ndaza nicara aho ngaho, dutangira gusangira icyayi. Turasangira. Tumaze kurya, sinzi ukuntu n'agatelekomande njya nkoresha kuri televiziyo kari gateretse aho ku meza, karancitse kagwa hasi, nagasunitse ntabishaka. Ubwo nunamaga ngiye kugatora, nakubiswe n'inkuba. Uwo mugore burya bwose n'akenda k'imbere bene tuno bita ngo nudusuve ntako yari yambaye. Nabonye ubwambure bwe bwose noneho.
Mm, ubwo nk'abantu twambaye umubiri, sha sinkubeshye byanteye irari pe, sibyo? Ndabizi ko bitemewe, ndabizi ko ari amahano, ariko narabirebye bintera irari. Ngerageza kwikaruma ndeguka, turakomeza turasangira. Noneho sinzi ukuntu yabibonye ko nagize irari. Urabona imibiri yacu nyine y'abagabo duteye nabi, uraburije biragaragara. Uwo mwanya umugore wa Viye ahita ahaguruka araza aranyegera. Arambwira, ushaka iwe ngo ibyo ngo ni biki ndi kureba? Ngo yesuwe ngo numve ngo se ngo ni iyawe, ibintu nk'ibyo ngibyo. Umugore mbonye ko atangiye kuzana ibintu byo kumenyera nk'ibyo, ndamubwira nti rero, namwitaga anti. Niryo zina nkunda kumwita, ndamubwira ni anti. Ndumva nkifite ibitotsi rero ndashaka kuryama, turaza kuvugana nkangutse. Numvaga nshaka kumusohora mu cyumba cyanjye, nabonaga atangiye kunzanaho uburaya, kandi nanjye nifitiye irari, ku buryo nabonaga bishobora no kurangira tubikoze. Ndavuga nti sinakora amahano rero uyu mugore reka mwirukane. Ugira ngo yarankundiye, yarambwiye ngo ariko ngo mwese ngo kuma mwanyiranze ngo mumubona ngo ndabaho gute? Papa wawe yagiye muri bizinesi, nawe uri kunyirukana nkirwa hano mu nzu njyenyine, ngo ngiye ngo naje kujya nirwa nicaye aha. Ngo rero umuntu ugiye kuryama ngo reka ngo nanjye nze mbe niryamiye aha ngaha. Bro, ndavuga se mpite mbihindura se mubwire ngo nakubeshyaga, mbona ahita mfata nk'umuntu utari seriye. Umugore nibwo yahise yiroha mu ishuka. Ubwo nanjye nyine nta kindi nari bukore, nari mubwiye ko ngiye kuryama, mpita ninjira mu ishuka. Bro, umugore nibwo yanyegereye atangira kumpfumbata. Wibuka agakanzu yambaye ukuntu kareshya, kandi uriya abakobwa iyo baryamye bambaye utuntu tugufiya, yewe turazamuka, niyo atari na kigufi kirazamuka. Umugore nako akomeza kunzonga kabisa. Bro, aranzonga, nibwo nagiye kumva numva atangiye kunkoraho mu buryo budasanzwe. Noneho dore ikintu yakoze cyanyishe mu mutwe, nanicuza cyane kabisa, nkavuga nti hariya satani yantije imbaraga, niwe wanshutse mbura kontorore. Umugore wa Viye yagize atya afata akaboko kanjye agashyira ku kibuno cye. Urumva akenda yari yambaye kari kazamutse. Mukoze ku kibuno cye, birangira nanjye nkomerejeho. Yari afite umubiri mwiza woroshye, cyane ko narakekaga ko yanakoze surgery. Nibwo natangiye kumubaza nti se waribagishije ko mbona ufite amabuno manini? Ati reka reka n'ayanjye. Uti ntureba? Muri ako kanya umugore yahise ava mu ishuka, azamura ya kanzu, arambwira ati tegereze neza, ngiyo ari surgery, ngo ubona ahantu ngo bagiye batera inshinge, ngo ahantu hari udukovu, ngo urebe neza. Umugore yakuyemo ka kenda noneho ajya imbere yanjye, ubwo twari turi mu cyumba. Bro, anyereka imiterere ye yose, arambwira ati urabona ikibuno cyanjye atari natirere? Bro, sinkubeshye, nari ndi gushira numva pe. Narakirebaga nkumva twaryamana. Noneho ubwo we yahise agaruka, akora ishoboka byose, atangira kunkoraho ibintu nk'ibyo. ndavuga nti ariko turi gukora amakosa. Aje ambwira ngo hapi nta makosa turi gukora, turi abantu bakuru dushaka twakisayidira, ati n'ubundi nawe ndabibona ko wabishatse, ibintu nk'ibyo. Bro, byarangiye tubikoze pe, binagenda neza. Mvuze ngo byagenze nabi naba mbeshye. Turangije kubikora gusa umutima warandiye, ndavuga se ibintu nkoze ni ibiki? Papa yizaniye umugore, ninjye wamugiriyemo n'inama, ntangiye kumuca inyuma ku mugore we. Bro, umutima warandiye ku buryo uwo mugore amaze no kuva mu cyumba, naricaye nitekerezaho, ndarira nsaba Imana imbabazi, ndavuga nti Mana umbabarire kubw'iki cyaha nkoze. Ubwo ibyo ntibirangiye, umugore dukomeza ubuzima nkaho nta cyabaye. Ariko buriya ngo baca umugani mu kinyarwanda ngo iyo nyihorayo. Iyo nza kumenya ubwenge nkahita mva muri iyo nzu, nicyo cyonyine cyari bunshoboze kutongera kuryamana n'uwo mugore.
ariko hari ubwo nabaga nicaye nko mu ntebe nkabona umugore avuye muri dushe aciyeho yambaye swime nkumva atamukumbuye, ariko nkavuga ni oya kanihangane. Kumwe nyine ureba umuntu ukumva uramwifuje, mwagiranye n'ibihe byiza, ariko ukavuga uti kanihanganye ndwanye satani uri kunyoshya mu gukora ikibi. Byarakomeje kugeza ubwo haciyemo ibyumweru bibiri, sha sinzi uko byagenze, umugore yansanze mu cyumba ambwira ko afite irungu, hari nijoro imvura iri kugwa, birangira twongeye kurarana, nabwo turongera dukora ibintu. Ubwo si bubaye ubugira kabiri, arangije arambwira uti kwanza igihe papa wawe adahari, reka tujye tuba turi kumwe, sinkarare njyenyine, n'undi murumuna wawe ntawe uba ahari, yiga mu mahanga, ni nta mpamvu. Bro, tubitangira gutya ari ibintu bisanzwe, umugore dutangira kujya turarana rwose, bwamara kugoroba akaba aje mu cyumba cyanjye, kuko papa nyine ni umunyabizinesi nk'uko nabibabwiye, akunda kuba ari mu mahanga. Twakomeje kujya tubikora gusa mu ibanga, kandi tugakora ibishoboka byose kugira papa atabimenya. Noneho muri iyo minsi papa wanjye yaje kurwara aho yari ari i mahanga. Amaze kurwara nk'uko nabibabwiye, yari afite diyabete iri hejuru, araremba, biza kurangira tumutegeye indege vuba agaruka inaha kugira ngo yivuze. Gusa mu kugera inaha ya diyabete yaje kumutwanga nyine iramurenga, biza kurangira yitabye Imana. Muri make yitabye Imana n'uyu mugore we batarasezerana. Nase ubwo twarashyinguye birarangira, uwo mugore waviye abagumye mu rugo, murumuna wanjye nawe icyo gihe yari yaje amara iminsi ahari, nyuma arongera yisubirira kwiga mu mahanga. Uwo mugore rero waviye muri iyo minsi nibwo yaje kumbwira ko atwite, namuteye inda mu buryo nawe atazi, atari yapanze, ngo dore ko yarazi yuko atanasama, urangura nabyo byatumye atandukana n'umugabo we wa mbere, bapfuye ko uyu mugore atabyaraga. None ejo bundi turyamanye mbamuteye inda, arambwira uti nabuze imihango, ati kandi nta wundi ni wowe, urabizi igihe twabikoreye wanteye inda, kuko muri iyo minsi papa yaramaze igihe adahari. Birancanga, ndamubwira nti rero ubwo nguteye inda tutabiteguye, ndumva twayikuramo, noneho tukanareba n'ukuntu twareba umugabane tuguha ukava ahangaha tugakomeza ubuzima bwacu udahari. Ariko nubwo navugaga ibyo, numvaga nanjye uyu mugore nyine nsa nk'utangiye kumwishimira, ntangiye kumukunda. Nuko bitakunda ko nshyiraho ifoto ye kubw'umutekano we, ariko ni umugore mwiza cyane pe. Ubwo ariko nubwo numvaga ndi kumukunda, numvaga ntiteguye kubyarana nawe, rwose numvaga bitakunda. Ubwo umugore arambwira ati ntabwo nakuramo inda, ati ibyo ntibishoboka, ahubwo n'ubundi reka twibanire nk'umugore n'umugabo, dusezerane, dukore ubukwe, ubuzima bukomeze, tubyarane, twikomereze ubuzima, n'ubundi papa wawe aradusize. Numva nibyo nanone, ariko nanone ndavuga se ibi bintu nzabibwira murumuna wanjye gute koko? Nkumva ni ihurizo rikomeye. Gute nzabwira murumuna wanjye ngo papa yitabye Imana, birangira nteye umugore w'inda? Nyine ni ibintu bidasobanutse. Nanone si uyu mugore ko yakaniye ngo ntago yavanga hatwite, kuko ntabigenza ni mwa bantu mwe. Numva mukunze, simbabeshye, ndamukunda pe, ariko ntago nzi ngo murumuna wanjye nzamuhera he mubwira ngo nateye inda umugore wa papa. Murumuna wanjye wenda tuvuge abaye adahari cyangwa atanabizi, uyu mugore nahita mwirongorera nkabana nawe, ariko murumuna wanjye aramuzi ko ari umugore wa Viye, none Viye yitabye Imana, nahise ndongora umugore we.
nyine sinzi ukuntu mba mbyumva, ndagira ngo mungire inama. Uyu mukobwa, uyu mugore yambwiye ko atayikuramo, ahubwo yifuza ko twibanira. Yambwiye ko rwose ntaho yajya nyuma yo kumutera inda, ngo abasore arabazi. Ndagira ngo mungire inama pe y'icyo nakora.